Aka kanya tuvugana hari abaryamye babyutse mu gitondo bageze mu muhanda bakora impanuka, hari n'abandi bapfuye batakiriho aka kanya, hari n'abandi baryamye mu bitaro bameze nabi bamanitse akaguru mu ndege, hari n'abandi bari mu nzu y'imbohe aka kanya batakibasha kubona n'iyi videwo, ariko wowe ugeze kuri iyi videwo urayibonye aka kanya. Ndagira ngo ugende ushimira Imana yabikoze kuba yakurinze, kuba ugejeje aya masaha ugihumeka umwuka w'abazima, ukaba ugihumeka umwuka w'abazima, Imana ikaba igikomeje kukurinda. Genda muri komenti wandike ijambo shimwa Mana wowe wakoze ibi ngibi, kuko hari abatagize amahirwe yo kuba aya masaha bagihumeka umwuka w'abazima, ariko wowe ukaba uriho. Ntabwo ari kubw'imbaraga zawe cyangwa kubw'imbaraga za runaka, ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana. Rero muntu wowe ubonye iyi videwo, genda muri komenti, nyaboneka wowe tugereranye kuri uyu munota utarakora subscribe, ndagira ngo ukore subscribe kugira ngo videwo zanjye zose ujye uhita uzibonera ku gihe, ninzajya nzizana ujye uhita uzibonera ku gihe. Hari ijambo ry'Imana ngiye kubaganiriza aka kanya, buretse kumanuka cyangwa kugenda, maze ubundi ubanze wumve rino jambo ry'Imana. Ese ubundi ni iki Imana igushakaho uyu munsi? Ni iki Imana yaguteguriye uyu munsi? Ikintu Imana yaguteguriye uyu munsi ni ikintu kidasanzwe. Imana ibaha umugisha. Mbere y'uko tuvuga rino jambo ry'Imana, njyewe muri kubana kuri uyu munota, amazina yanjye nitwa Claude. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ukeneye yuko tuzajya dusengana, nzajya nkusengera, nta kibazo, nimero zanjye za telefone zirahari, tuzadusengana Imana nta kintu bitwaye, nta kibazo. Hanyuma rero iryo jambo ry'Imana nta rindi, Imana yabwiye Kuro, iramubwira ngo nzakugenda imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, nzamenagura inzugi z'imiringa, ibihindizo by'ibyuma nzagenda bicemo kabiri. Bivuze ngo iryo zina rya Kuro genda uryikureho, numara genda uryikureho, ushyireho izina ryawe. Kuraho izina Kuro, maze ubundi ushyireho izina ryawe. Wumve uburyo Imana iri kukubwira aka kanya, igiye kugenda ikugenda imbere. Kuro yikureho, ushyireho izina ryawe nonaha, ushyireho izina ryawe aka kanya. Wumve uburyo bimeze. Imana iravuze aka kanya ngo igiye kukugenda imbere, hahandi hataringaniye, hari hameze nabi, hahandi hatameze neza, igenda iharinganize. Haleluya, Imana ishimwe. Numva afashijwe. Igenda iharinganize neza. Hari ahantu hataringaniye ku buzima bwawe, ariko Imana igiye kuringaniza uyu munsi, uyu munota. Imana igiye kugira gute? Kuringaniza hakaringanira, ukongera ukabona umugisha w'Imana, ukongera ugaheka nk'abandi, ukongera ukabona iyo perime, ukongera ukabona iyo provisoire, ukongera ukabona ako kazi, ukongera ukabona icyo cyerekezo cy'ubuzima, ukongera ugaseka nk'abandi, ukongera ukabona umugisha ukomeye cyane ku buzima bwawe. Niba iyi videwo igufashije, nyaboneka wowe utarakora subscribe, umbabarire ukande subscribe, ufungure inzogera, usharinge iyi videwo, ukande no kuri ako karayiki gahari, kubera yuko tuzajya tubazanira ijambo ry'ubwenge rya buri munsi, maze ubundi wumve hari impinduka ku buzima bwawe zigiye zihinduka. Kandi iyi videwo niba ikunejeje, uyisharinga abantu benshi bagiye batandukanye, kubera yuko tugiye kujya tuzana ijambo ry'Imana rya buri munsi, maze ubundi wumve impinduka mu buzima bwawe. Imana ibaho umugisha. Rero mwari muri kumwe na Profete Claude, Imana ibagirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyo gutabarwa kwawe ni iki ngiki. Imana igiye kukugenda imbere, Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe. Uyu munsi ijuru ryakumanukiye, uyu munsi Imana yiyumvishijemo gucya ku kibazo cyawe ngo nzakugenda imbere. Wibuke yuko iryo zina rya Kuro twarikuyeho, ubu twashyizeho izina ryawe. Imana iravuze ngo nzakugenda imbere. Wowe Diane, wowe Claude, wende nande, wowe uri muri iyi videwo, wowe waje gusengana natwe, Imana izi amazina yawe, iravuze ngo nzakugenda imbere aka kanya. Ngiye kukugenda imbere, ngiye kukugenda imbere. Hariya hataringaniye ubona hataringaniye, mparinganize. Hari hatameze neza, mparinganize. Hari ibintu nje kumenagura, hari ibintu nje kuringaniza. Haleluya, Imana ishimwe. Hanyuma rero Imana ibaha umugisha.
njye mwari muri kumwe ni Profete Claude umuhanuzi w'Imana. Ushaka ko tuzajya dusengana nta kintu bitwaye, tuzajya dusengana. Nimero ni 078 76 34 26. Ugende unyandikire kuri WhatsApp tujye dusengana Imana, duhamagara ijuru ibyanze guhinduka bihinduke ku buzima bwawe. Numva afashijwe uyu munsi, rya nkubwire ngo Imana ije gukora ikintu gifatika ku buzima bwawe. Imana ibahezagire kandi sharing iyi video uyigeze kure cyane. Imana ibagire neza n'abandi bantu b'inshuti zawe bayibonesha.